umuntu ahita ndeba arambwira ngo niko sha nyine ko ari umuntu mukuru ayinyundo utaritabwa ngo niko sha ngo harya uri umukomedi ubwo muhanze ubwo nkunda ngo amombarire muhanze nkunda iyo bavuze nyine ubwize wa muhanze uri magera gutya ngo mukwaha ukunda bushari nyine ubwa mbere iyo filime nakinnye yo yari yanjye nyine umva nyine kubera nyine biragoye kugira ngo ubone umuntu ukugirira icyizere agushyire muri projet ye ujye gukina nta n'abantu bamwe yigeze kubona birumvikana Mukashyaka Yvonne okay so dukoreshe mu macyusa cyangwa Mukashyaka koresha bashobora gukoresha Yvonne cyangwa gukoresha Gicari okay dukoreshe Gicari kuko niryo ry'ubanze ise Gicari ni muntu ki Gicari ni umubyeyi ni umukinnyi wa filime nyarwanda ndi umumama nyine usanzwe birenze kuri ibyo nyine ndi umuntu nyine ukunda kuganira ku bintu bijyanye n'umuryango ari nabyo tuzajya dukunda kuganira hano ese iyo umunsi usanzwe utangira ute mu gitondo njyewe nkunda gusenga mu masaa 9 hanyuma saa 9 ndabyuka saa 9 ni saa 9 ngasenga nkongera nkaryama mbyuka kare mbyuka saa 11 saa 11 nk'abandi bamama bose n'ibyo ubu nyine ugatangira kujya mu tuntu tundi biterwa na gahunda ziba z'umunsi wenda ariko akenshi mbyuka mu masaha ariko kuryama none ndyama kare ndiga kare ariko none ndyama kare ndyama ngasaga pire byerageje kuryama kare saa 2 natinze cyane buriya ni saa 3 keretse nyine rwabaye impamvu idasanzwe ariko bundi ndyama yo none niyo ndahandi hantu iyo bigeze amasaha ntangira kugira ngo none se Gicari watubwira okay kuri kariyeri yawe waje mu bintu byo gukina filimi gute wabitangiye ute muri make tuganize nyine urugendo rwawe wabitangiye ute rero numvaga najyaga mbikunda ariko bwa mbere ubundi byatangiye nkiri mutoya ahantu twari dutuye nkiri muto twari duturanye n'umukobwa wakoraga i Kigali twumvaga gusa ngo akora i Kigali ariko ntabwo nabaga nzi ku Kigali ni hehe kure cyane narinze hari aho amaso yanjye agarukira nyine mu muhanda bambwira ngo ujye Kigali aho amaso yanjye agarukiraga niho nabaga ntekereza muri Kigali ntabwo narinze ishusho yaho na gato gusa uwo mukobwa rero gatubwira ko akora i Kigali none ikintu cyatumye rero mbikunda nyine ibintu bya filime yakoraga ngo mu bazungu yajyaga azana appareil appareil zo mu menyo appareil ifotora noneho yaba yaje rero gusura iwabo twaduturanye n'iwabo yaba yaje tukajya tujya akadufotora Yesu we kavuga ati nkabona ni byiza nkabona ni njyewe nimba mukuru nimbura amafaranga ejo bundi nawe n'umukobwa wo mu mama nyine Imana imwakire ntakiriwe najyaga nahuye n'umwana we nkajya mubwira iyo nkuru nkabona ni muri ari mama rero rumodo wanje najyaga mvuga ngo ninkura nzagura appareil ninkura nzaba nka yitwaga Murerwa ubwo ninkura nzaba nka Murerwa ninkura nzagura appareil numva nyine nzajya mfotora abantu nkakunda kwifotoza yaradufotoraga tukajya gufata karabo bimwe bya kera wajyaga kunda byukifotoza yakora ko tutari kuzibona bafi twarirukaga tukajya kudufata tutwiruka tukajya kuzana karabo tukagafata mu ntoki ukabura ukuntu wifata ukaruhana kwirwa ariko nyine bituma tubikunda kuko yadufotoraga amafoto menshi sinzi aho yajyanaga sinzi icyo yakozaga rero byatumye numva nkunze kamera nyine numva nkunze kamera nkunze no kwifotoza nyine nkura numva mbikunda rero ubwo urumva nyine uko nagiye mbikorana na nyuma yaho nagiye nkunda kujya menya ukina ubu nyine nzi kubara inkuru none ukuntu nkunda kugenda mbara inkuru nyine mbara inkuru nararuguru mbara inkuru nkana zikora ubu naho nifashe tukabara inkuru nyine umuntu ukazimubarira inkuru neza ku buryo ayimenya
nyerekana no mu mashusho abantu bakajya bavuga ati sha washobora gukina filime ndavuga nabishobora kazajya avuga ati nta kibazo n'ubiba birajya muri za nzozi narotaga rero ni byatumye nyuma urumva umuntu anyura mu bintu byinshi nyine nyuma maze kubona nyine komeze nkaho mfite umwanya noneho cyagiye abana bamaze gukura ubona nta bintu byinshi mbese utagihuze cyane nibwo natangiye gutekereza rero ko nshobora kubikora ndavuga ariko ubu noneho mfite umwanya nshobora nari nzi ko ubundi izo nzozi byarangiye ariko nasanze inzozi hari zidapfa gupfa ntabwo zipfa gushira ntabwo bijya bikunda nibwo rero nabonye nyine ko bishoboka ndabigerageza mbona ko birakunze none se bivuze ko role model wawe ari uwo ngo wa mbere watangiye gufotoresha akoresheje ako kapare niho byakumotivije kumva ko wazakina rimwe filime icyo gihe nibwo natangiye kugira inzozi numva zaka muri ngewe ndavuga nti nzakina filime ntabwo nari nzi niba ari filime nzakina ariko numvaga ko biri kose nzakora ibintu bituma njya imbere ya kamera niba nari kuzabyina niba nari kuzaririmba niba nari kuzakora iki ariko nyine njye numvaga nikundira kujya imbere ya kamera kujya imbere y'abantu nyine nkumva ndabikunze nyine mbese aho ngaho niba inkuru yanjye yaturutse niba atangiriye cyane nari nkiri mutoya wumve ko ntari nzi n'ayo mafoto aho icyo bayamaza cyangwa icyo bayakoze ese kuva watangira gukina filime ya mbere wakozemo wayikoze igihe ki byari ntabwo mbyibuka ariko ntabwo hashize imyaka myinshi ni nk'imyaka 3 imyaka 3 nibwo wakinye filime bwa mbere nibwo nagiye imbere ya kamera noneho ariko mbere nari naragiye kuri kamera ariko ndirimba muri korali ariko muri korali ugasanga kamera murimo murarwanira usanga abantu inema yasaho ugasanga nta nawe wibona ukabwira umuntu ngo wigigore kiripe yacu wakwishaka mukibura kumwe umuntu akubwira ati ngo unyereka aho uri ukibura shanda byibutse biranze yewe cyakora amana nuko nyine ubwo rero ugira ubwa mbere ubwo icyo gihe nagiye ni icyo gihe nyine nagiye kuri kamera nari bugaragare utayereka umuntu ariko nyuma naje kujya imbere ya kamera nongeye gukina filime ariko nyine numvise nishimye narishimye cyane numvise nishimye buriya ntimukajya mubona hari abantu benshi baba bumva nyine bafite izo nzozi bakabura aho bahera nukuri biba nyine birababaza biravuna wenda njyewe nagize amahirwe nyine njya imbere numva za nzozi zanjye ndazikabije numva biraryoshye kuva umunsi rero nahagiye natangiye kumva nyine mbishaka cyane nkajya numva nyine mfite ishyaka ryo gukomeza ugakina ese iyo filime wakinyemo bwa mbere yari iyawe cyangwa yari iy'abandi ubwa mbere rero nyine filime nyine ubwa mbere iyo filime nakinnyeyo yari iyanjye nyine nyine kubera nyine biragoye kugira ngo ubone umuntu ukugirira icyizere agushyire muri proje ye ujye gukina nta n'ahantu bamwe yigeze akubona birumvikana ntabwo biba byoroshye pe habe na gake ubwo rero narabitekereje ndavuga ati umuntu ungana nkanjye nzagenda njye guhendahenda umuntu ngo wambabariye bisa nzagenda njye kugira gute numvaga ntazi n'inzira banyuramo numvaga ntazi n'iki ariko ndatinyuka ndavuga nti ndabishoboye abana nzabishobora ndandika ubwo nyine ibyo nanditse urabyumva ukuntu byari bimeze ndandika nshaka kameramani nshaka abakinnyi turakina nanjye ndakina nibaze ko nanayiyoboye ari we director ndayiyobora nyiyobora ukuntu nyine numva nyine ukuntu nagiye nandika mbese byose narabikoze naranditse ndakina ndayobora uba director ibintu byose ari ibyawe ko bikaze urwo rugendo rwose warabwikoranye kugira ngo gusa inzozi zanjye nzigereho inzozi ziravuna muhungu inzozi ziravuna hanyuma rero ndayikora mbona birakunze hashize igihe zimaze kujya hanze abantu bakajya bazireba bakambwira bati turabona birimo biza bakazabona abandi b'urucanege abantu bahita bagukubita hasi koko ntabwo bajya babura ndabona ari nk'iby'abasazi ihedera biriya bintu wagira ngo baye mu mutwe rero bambwiraga ariko se umuntu asarakuze ushaka gukora ibintu akwegereye akakubwira neza ukajya bajya kubwira ijambo rizima agatubwira ngo ese umuntu asarakuze kumva urumiwe kumva nyine aragushenguye none se ubwo iyo umuntu yakubwiraga gutyo ntabwo byagucaga intege ukumva nyine ibintu nk'ibyo se uzabisubiramo
neza neza ukumva urabyihoreye. Iryo jambo rye ry'ubusabusa se wibazaga ko ryarutaga umunezero nagize munsi n'imbere ya kamera. Wowe inzozi zawe zari kujya kuri kamera just. Inzozi zanjye zari kujya imbere ya kamera nkavuga kandi naravugaga ariko rero naravugaga se n'ubundi ahantu hose nicaye n'ubundi ahantu hose nicaye nkavuga koko ndanye ndavuga ariko se kubera icyaye magambo najya muranyahuragura gutya basi wajya yashyira nibura nko kuri munyavuga nko ku buryo nibura ashobora kugira n'ikintu amarira abantu nawe ubwawe akagira n'icyo akumara cyangwa se nanjye akagira n'icyo yamarira. Hanyuma rero nuko nafashe umwanzuro wo kuvuga nti ngiye kubikora gutya. Nyuma yaho rero hari umukecuru muri ya mukecuru witwa Mama Nike yarampamagaye arambwira ati uzaze nkwereke twese tuziranye. Ndagenda agasene kamwe agasene kamwe arambwira ati nyine ari uku nkina ndimo noshya umukazana we ngo azamuvunagura azamuca amaguru amuhe bene wawe wari nka the band ntabwo uzamufate nabo uzamuvunagura uzamuto ntakakubere mu rugo mbese ari ukumwoshya. Nako ngako ka mbere nakiniye mu zindi filime z'ahandi hantu. Ako nyuma y'aho naje kugenda ngira amahirwe yo gukina ahandi hantu ako nk'ahantu hanshimishije cyane numvaga hari ahantu numvaga nyine mfite inzozi nkumva nshaka kuzahakina. Ariko nyine naje kuzahakina narishimye nahakinnye ni muri Mugahinda Kariza. Nakinyuma numva ndishimye ndavuga ni niyo rwose nahita nitahira n'amaguru ntacyo wakipfira. Numvise mbikunze cyane impamvu nabikunze nuko umugabo wanjye yakundaga kuzireba cyane yakundaga kuyireba nawe nagayikunda cyane. Ariko nyavuga ati ubwo nanjye gukina filime wazama nibura rimwe akazajya kuyireba akambona. Rero izo nzozi narazikabije kandi nshimira na boss wayo nyine Imana imuhe yarakoze. Nose umugabo wa Kibibona yakubwiye gute yabifashe ute nyine? Ubundi we yatekerezaga ko nta simbizi sinzi niba ibyo yatekerezaga nari mbeshye ariko banza yarumvaga ntabishobora. Ariko se buriya byari kunanirana oya ahubwo wenda nuko hari igihe yumvaga atabishaka gusa yumvaga atabishaka akajya abona akumva nta n'amakuru abifiteho nyine akumva ntabwo azi ibyo ari byo ntazi ukuntu bikorwa ntazi aho naho bibera. Ariko yabonaga arabishobora kuko buryo umuntu yabaye umuririmbyi uba waramenyere guhagarara imbere y'abantu benshi ubitinyutse waratinyutse ntabwo ubutinya guhagarara imbere y'abantu. Yumvaga sinzi uko yabitekerezaga ariko nyine yarambonye yagira ikintu ambwira ariko ntiyambwira ngo ni bibi cyangwa ni byiza arabireba gusa ariko umuntu ko yabikunze. Biratangaje abagabo niko bamera kugira ngo azareacting akwereke ikintu nimba yakishimiye ntiwabamenye. Ese ni iki cyaguhinduye ubuzima cyane mu minsi yashize yatambutse? Ikintu cyaguhinduriye ubuzima icyumva cyaguhinduriye ubuzima mu minsi yatambutse? Ikintu cyampinduriye ubuzima no kuba umumama. Kuba umumama nicyo kintu cya mbere numvise nyine kimpinduriye ubuzima. Ariko nyine numva buhindutse neza kuba umumama nyine numvise. Ubu uri mama w'abana bangahe? Kuba umumama ikintu cyanshimishije cyane nyine njye iyo akenshi iyo mbwiye umuntu ikintu cyanejeje nyine cya mbere ni ukuba umumama kumva nyine umwana mu nda cyaranejeje cyane. Cyanshimishije ni mama w'abahungu n'abakobwa benshi cyane benshi mukuru. Nasomye ijambo rirambwira ngo umurimo werekejeho amaboko uwukorana umwete nuko rero nabigenje. Gicari ese ni iki kidasanzwe abantu batakwizeraho kandi ari cyo cy'ukuri kuri wowe? nica gahunda kandi ukuntu nyica ntabwo nyine mba nabigambiriye komeza mvuga ngo mu kanya bigakomeza bikaba mu kanya nyine nta kindi. Rero abantu benshi nyine dukunda kubipfa n'abantu benshi. Ese uramutse uhuye n'umusitari wa danje urenze nire jambo cyangwa ni cyo kintu wamubwira wamusaba cyangwa wamubwira kora iki?
icyo ari cyo cyose just we umuhuye gusa bwa mbere umusitari wowe wumva ushaka kuzahura nawe wo mu Rwanda se cyangwa wo hanze? Okay, reka nitujye kure basi, reka tujye mu Rwanda. ubwo se ubwo muhanze wo nkunda ntabwo amumbarire muhanze nkunda iyo bavuze nyine yaba ubwo bwise wa muhanzi uri magera gutya ngo mukwaha Bushari ukunda Bushari Nale umuntu agomba indirimbo ze ariko ntago marumva ibintu abavuga ariko mukwaha sa noneho nagaribuze Sara mutwara bamujyana iyo bibwiye abantu baransiga bavuga ati ukunda iki nubwo nkunda Bushari ariko Bushari umukunda iki ntago mbizi nyine ndamukunda n'ibintu aririmba ndabikunda nubwo mba nabyumva ariko nyine ndabikunda ariko cyane nyine mukwaha rero ubwo muye nawe namuhobera gusa namuhobera Bushari ndamukunda cyane uzi ukuntu biba bitangaje nyine iyo ndimo kuganira n'abandi bantu bakambwira nyine nkababwira ko nkunda Bushari bakabaza umukecuru uratubwira ngo uramukunda wumvamo iki se buriya wumva ari ibiki ntabwo none se mwagira ngo bigende gute ngo nyine ngo ari kubukunda nkandeze umuntu agahita amukuburira uwo yakubwira kubera ko burya abantu ntabwo bakunda kimwe abamama usanga bakunda bano bahogoza bano bahanzi nyine baririmba zino ndirimbo z'urukundo cyangwa zino z'abakuru. Wewe ni gute wisanze ukunda Bushari? Icyo nge nikundira Bushari kandi ufite n'indirimbo urazitunga mfasha none zubwo urumva nawe mukunda gute kandi nazicuranga nyine ndanazumva ntabwo arigenza umva nyine abantu bakanziza cyangwa ugasanga arimo no gukunda wa wundi witwa hari undi uvuga ngo ndi kwibaya mistake abo babiri akwarye nyiririmba abantu bagaseka akwarye nyiririmba abantu bagaseka arya nyine nsanga ncitwe ndi muhande abantu nyine ngo bakuru bangana nkanjye ngaba ndayiririmbye ariko wazumviye nko ku bana cyangwa wayumviye kuri TV njye nkunda kuriya kuntu nyine zigenda yanjyana yabo mba numva ari byiza mba numva ari sawa abandi bakunda indirimbo zino zaba okay reba nka zaba andi umuntu zino zituje yari kundira bari ba Bushari. Okay, wari watubwiye ko ari umumama wubatse. Ese ni iyihe nama waha umuntu witegura kurushinga? Nabwira ko kubaka ni ishuri naryo. Ni ishuri. Kwiga ni ishuri, ni icyambere cyo ugiye mu bintu utarusanzwe uzi. Ni ibintu nyine bishyashya ugiyemo. Rero ubwo kandi isomo ryose nyine ikibamo cyose ikihuriramo nacyo cyose kiba ari isomo kandi iyo somo ugomba kuryiga neza kuko iyo ryize nabi cyangwa iyo uyize urenga rihora rigaruka. Rero ikindi nama namugira ni uko kubaka nyine ni ukwihangana. Ntabwo nyine kubaka ntabwo umuntu ari paradiso ni mu rugo nyine gake ugenda wiga kandi ukagira ibyo wemo bikomeye urihangana ariko kwihangana bikunaniye no kubaka ntabwo ukibishoboye. Ese ni ikihe nyine cy'ingenzi gikomeza urukundo gikomeza urugo cy'ingenzi? Guca bugufi kubahana nicyo kintu cy'ingenzi gikomeza urugo kuko iyo umwubashye iyo mwubahanye cyose birakunda. Niyo habaye ikosa kubera ko mwubahana habamo guca bugufi mukabiganiraho mukabikemura. Ariko iyo umuntu adaciye iyo habuze n'umuca bugufi umwe wese akaguruka n'undi akaguruka rurasenyuka. Ntabwo urwo rugo rwaramba, ntabwo rwamara kabiri. ubwo kubahana ni ukubahana urebye mbese ni icyo kubahana. Urumva iyo abantu gukundana byo baba bakundana ntabwo bajya kubana badakundana. Rero nanone iyo habonetsemo uca bugufi birushaho kuba byiza. Urumva uciye bugufi nyine iyo hagize umwuguruka undi agaca bugufi nibura bigira icyo bitanga. Ariko cyiza iyo bubahana bose urugo rurakomeza.
Okay. iyo rero batabashije kubahana nibura akaba ari muca bugufi nabwo birakunda. Bisaba ko nibura hagati yanyu mubana mukanumvikana. Mukumvikana. Ese ni ikihe kintu cy'ingenzi abenshi bibagirwa mu rugo gifite agaciro cyane? Ni ugutega amatwi. Gutega amatwi icyo cy'ingenzi. Nicyo cy'ingenzi. Kubera ko hari ibintu muba mutumva kimwe ariko wamutega amatwi. Urumva nakubwiye ngo urugo ni ishuri, muba muhuye mutaravukanye, ntabwo muba mwarakuranye, muba mwarahuriye ahantu gutya ugahita muganira iminsi mikeya, niyo mwaganira igihe kinini ntabwo mubivuze ngo muba muziranye. Hanyuma rero mugiye kubana umwe wese aba yiga undi. Hari ibintu ibintu byinshi ntabwo nyine binebye nakubwiye byose biba ari bishyashya cyane. Ubwo rero iyo umuteze amatwi hari igihe akubwira wenda ubona akora ikintu ukabona kirakubangamiye, ariko wamutega amatwi akagusobanurira impamvu we agikora. Noneho nawe yagutega amatwi ukaba wamubwira impamvu ari kibi utagikunda. Noneho rero mugahita mukabasha mukagera aho mubihuriza. Ushobora kumukuza wenda akavuga ati ngewe nikundira agacupa, wenda ni umugore abati ngewe nikundira agacupa, umugabo akavuga ati nge sinkunda umugore unywa agacupa. Ariko bakicara babiganiraho neza, wenda bagahita bemeza bati niba wajyaga unywa twinshi wenda ukatunywera mu kabari ugataha baguteruye, reka basi tubigenze gutya, aka ni agakese ngashyize hano munsi y'igitanda, ntuzajya wumva ugashaka uzajya ukanywera ahangaha ubuzima bukomeye, cyangwa uzajya ujya mu kazi nutaha ukanywere mu rugo bikaba biratunganye. No ku mugabo nawe ni nk'uko umugabo ashobora kubona wikundira umupira cyane akagenda akararayo. Nirubwo mvuze ku bintu abagabo bakunda, abantu impande nyinshi zikunda guteza ibibazo mu miryango. Abagabo akenshi usanga benshi ari umupira. Ashobora no kuba yikundira umupira ariko ukamubwira uti ariko rero kugira ngo ujye ugenda uhereyo ushobora kugenda ukagura nyine iri afatabuguzi ryabyo kuko nyine mwajya guteza amatwi. Hanyuma ukajya wicara ahangaha akwicara iruhande. Niba ushaka kureba uri kumwe n'abandi bantu nzagenza nkwicara iruhande, hanyuma nyine urebe neza uri mu rugo, wenda banamuhaye n'icyo kunywa. None se mu gihe we yikundira kuba uwo mupira urebera nko mu kabari ari kumwe n'abandi bapapa muri ako kabari, ubwo byagenda? Iyo mubiganiriyeho icyiza nyine cyo gutega amatwi arakushaka kubwira ati ngiye rero umupira wahanga ntago nawukunda, ntago nawureba, ibikini byo mukabiganiraho. Noneho mwamara kuko wamuteza amatwi mukabiganiraho basubukanye nyine wabona bidakunda ukihangana, ukavuga ati ntacyo nyine ugaca bugufi, uti ntacyo noneho nzajya gutegereza, cyangwa se wabishobora ubwo nyine mukajya mujyanayo mukaba muri kumwe nyine mukajyana mwembi mukajyana. Niba nyine wumvise utabishaka ko azajya agenda ngo ajye kuwureba wenyine atahe nijoro, ubwo nyine wakenyera ukabasha kumubwira uti noneho reka tujye tujyana noneho nanjye nzajya nicara. Bibaye imbogamizi. Bibaye imbogamizi nyine ubwo niko kakamaro nyine ko gutegana amatwi, mushobora kubiganiraho neza hanyuma mukabinoza. Ari umugabo udakunda kujyana, nako ni benshi badakunda kuvuga ngo ndajyana n'umugore wanjye mu kabari, ariko hari n'abagore batabikunda. Hari n'umugore wabibwira ngo mujyane ntabyemere. Okay, nkuko wari uvuze wenda ngo mukajyana abyanze akavuga ati simbishaka. Abyanze nyine ubwo nyine yazamo cya kintu cyo guca bugufi. Wowe urubaha umugore uhita uca bugufi. Hari umugabo aca bugufi cyangwa umugore agaca bugufi, bose nyine birakorwa ku mpande zombi. Okay, ubwo urumva mu gihe umugabo yigize ibamba. Hari n'igihe regura bireba ukavuga uti nta kibazo, ubwo agenda niba se yikundira umupira nyine akavuga ati ngewe ndawukunda kandi nkunda kuwurebera hamwe n'abandi bantu. Ushaka kubitekereza ukareba ukavuga ati reka se n'ubundi ko ujya kureba yavuye mu kazi, ko atica akazi, ko atagenda ngo arareyo, ko atagenda se wenda ngo twe kurya cyangwa se izindi nshingano zose zubahirizwa, bati nta kibazo ku munsi n'undi umupira ntuba buri munsi, bati igihe cy'umupira nta kibazo, ngo nzajya ndyama ngutegereje, nzajya ndyama nyine ndyamiye amajanja kugira ngo naza nyine mukingurire. Ariko nabyo ntabwo byasenya urugo, ahubwo ibyo ntabwo byarusenya, kubera ko nyine haba hajemo gutega amatwi. Nicyo nakubwiraga, gutega amatwi mukabiganiraho. Ako ntango abagabo bose uko bajya mu kabari, nta nubwo bose bakunda umupira. Rwa rugero nagwaye ko hari n'uwasanga akunda n'ibindi. Hari usanga abantu benshi bakunda ibintu byinshi bitandukanye. Banumva ahubwo ikibi ni ukujya muri ibyo bintu akagira n'ibibe abikoreramo. Wabibirwa n'ikizi
iyo umuntu yagiye aba yagiye ahubwo burya icyo ukora ni ukwizera gusa nawe ubundi iyo umuntu yagiye aba yagiye usaba icyizere ni icyizere gusa none se ubundi iyo umuntu yagiye aba yagiye ntabwo uba ubizi icyizere kuko kuko wanasigaye uba wasigaye cyangwa se nawe wagiye ahandi nawe yagiye ahandi ntabwo muba muri kumwe kandi mwagendana ngo bikunde ntabwo byakunda byo yigiriye mu kabari kereka mwasohokanye oya ubwo nyine umubona atashye icyaba biba byaguriye ntabyo ubuzi aho ngo urumva ko wasabwa icyizere ni icyizere gusa ni ukwizerana ubundi yaza nyine mukabiganiraho ariko njyewe uriya utashye cya gicuku byama numva bimbangamiye akakubwira ati ariko rwose nta kibazo buriya ntugire ikibazo mba ndahanahana ariko n'igihe umuntu arega akora n'ikintu ariko ugasanga ni ahantu hazwi ugasanga icyo kintu wenda urugero niba akunda kureba sinema niba se agikunda kujya gucuruza mu gicuku mbese ibi ni imirimo myinshi abantu bakora ariko usanga nyine mu rugo iyo harimo icyizere harimo gutegana amatwi n'ibintu biba byoroshye cyane mbese ni iki gikwiye gukorwa buri munsi kugira ngo urugo rube rwiza ntabwo uno ufite umugabo mufite urugo mufite n'abana ni kimwe nk'ababyeyi muba mugomba mukwiye gukora kugira ngo urugo rukomeze rube rwiza bikomeze kuryoha ruryohe ruba ruwemo amahoro ibintu byose nyine nta gihinduka n'ubundi n'ibiriya nakubwiye ni ukuganira ikibangamiye mugenzi wawe ukakiganiraho hari ibyo muganiraho bigakemuka ariko hari n'ibyanga ukihangana urebye nta gihinduka n'ibiriya n'ubundi ese nkawe Gicyari iyo uri kuruhuka ni ikihe kintu ukunda gukora nyine kigufasha kuruhuka mu gihe wananiwe stress ibintu nk'ibyo cyangwa kiguruhura stress nkunda siporo nyine ndiruka uriruka iyo unaniwe igihe cyose uriruka iyo nirutse numva nyine nongeye kugarura imbaraga mu mubiri numva nongeye kumera neza no gutekereza neza ko hari abantu benshi bamenyereye nka gutyo uri mu rugo wakoze akazi akanaka abenshi bakunda kwita biyumvira indirimbo aryamye ndaririmba wenda iyo ntakoze ibyo ngibyo ndaririmba cyane cyane iyo ari stress ubwo ndaririmba yari stress aririmba ariko yari umunaniro w'umubiri ubwo nyine nibwo njya gukora siporo ese ni ikihe cy'ingenzi wize mu buzima kugeza ubu nize mu buzima cy'ingenzi kugeza n'ubu ngubu kikigufasha cyane kwitwararika ku bantu kwitwararika umuntu ashobora nyine kumva ariko ntuhite wihutira kuvuga nyine ibyo wumvise byose ukabanza ukabiyungurura mbese nyine kwitwararika tu kuko hari igihe umuntu avuga ikintu hari igihe umuntu akubwira ikintu ukumva utitwararitse wenda mwahita munaterurana mwarwana mugashama mugatukana ibiki ushaka kumva mwahita murwana hari igihe umuntu akubwira nabi hari igihe umuntu akubeshyera hari umuntu wigeze kumbeshyera ndababara ibyo byagenze ariko nyine iyo witwararitse murabana hari igihe umuntu akubera mubi hari igihe uturana n'umuntu akakubera mubi cyane ushaka ajya kugerageza ariko nyine iyo witwararitse ukaba wamubaje kumenya uwo ari we nyine urakomeza ukabyitwararika ariko mugakomeza mukabana njye nasanze aricyo cyiza niryo somo nabonye mbese mu buzima iyo kintu cy'ingenzi nabonye mu buzima mbese nk'uwo munsi we bakubeshye wabyitwayemo ute wari yakitinze ute namaze iminsi numva mbirwaye ariko nyuma nza gufata igihe nyine nkora siporo ndiruka nyine nuko nywa n'amazi ibibazo byo bimarira muri siporo nywa n'amazi menshi binshiramo ariko nyine ibyo yari yambeshye byari bikomeye ngaho utekereza nawe umuntu yatandukanye umugabo yatandukanye n'umugore we bagatandukana bya nyabyo yarangiza umugabo akazavuga ngo niwe wamutandukanyije n'umugore we nyine iyo tubitekereza ukuntu bimeze urugo rugarangira neza yarangiza kandi shana ntabwo utagize ngo nubunge barabaganirije uko ushoboye ku mpande zose ahubwo yarangiza akavuga ati ngo niwe wamusenyeye byumva ukuntu bibabaje kandi uri mu bantu bashakaga nibura kugurwa bashyizemo imbaraga yarangiza akavuga ati waramusenyesha ibyo bintu byarambabaje nawe nabona iki kiganiro mbese ndabizi ko azakibona azamenye ko yambabaje rero urumva iyo ntitwararika nari kubikora nabi ariko naracecetse nyine umuntu ndawufunga nshyiraho akamashini
ariko nyine urebye no kwitwararika mu kubantu abantu baba batandukanye abantu bagiye batandukanye abantu baratandukanye byo abantu baratandukanye hari uwo mu bantu ukabona kubana nawe biroroshye abo mu bantu ugasanga birakomeye ni sereri guza n'uwo kandi ugasanga ugomba kubana nabo byaba uri umuhungire abo bantu rero babaho mu kazi ukajya gukora ahantu ugasanga uhuye nawe mu ngo ugasanga aho utuye muraturanye ugasanga aho usengera arahari baba we umvuze abo mu rusengero ndabibuka we bana we aho mu rusengero ubu ni ibitangaza nibutse undi muntu twahuriye muri filime nawe filime nyarwanda ye baba we mbese hari abantu benshi bagiye mbese mbareba nkavuga nawe uri isomo ry'uyu munsi uri isomo ry'ukwezi se cyangwa uri ry'igihembwe rero nasanze nyine kubana n'abantu neza no kwitwararika ukamenya icyo uvuga ukamenya icyo ukora ubundi ukamenya no guceceka nicyo kintu cy'ingenzi nakora ese niye nama nk'umumama wabyaye ufite umugabo wagira abantu cyangwa umuntu bagukurikirana buri munsi niye nama wabagira ni ugukora cyane no gusenga no kubana n'abantu neza kubana n'abantu bose amahoro ese gica iyo wariye neza uba wariye ute ubugari n'agasosi ariko kera nkiri muto nakundaga igitoki kirimo ubunyobwa nyuma yaho nza kugera aho nkazajya rimwe nkubwira inkuru umunsi umwe nagiye ahantu nyine njyanye na nyogokuru ngewe aho navukiye ntabwo hari mu mujyi cyane noneho naje gutembera ahantu njyana na nyogokuru tuza kujya gusura abantu ntabwo hari Kigali nari ntaragera i Kigali nabwo noneho tugeze batugaburira ifiriti n'utudodo nkajya nibaza ibyo bintu ibyo ari byo nkumva ntabwo mbizi nyine dodo zo nazo nabona dodo ariko bari bazikaranze neza bitandukanye n'ibyo hari mu rugo rw'umusirikare barumva nyine bari abasirimu barabona abakire cyane hanyuma rero ndagenda baduha ifiriti nyiriya numvira aryoshye cyane ariko numva ntabwo nzi ibyo biswi ntigeze menya ko ari ibirayi ntabwo nabimenye none natashye ntanabizi ko ari ifiriti ntabwo nabonye uwo mbaza uze uwo muntu uwo mumama yari mukuru yari arimo yiganira na nyogokuru ntabwo nari kujya kubabaza ibintu twariye ni ibiki rero nyavuga ngo ninkura nzarya bya bintu nyine nkazajya numva nyine bya bintu nzabirya ariko ntabwo nari nzi ibyo ari byo hanyuma rero inyuma ngize ubushobozi bwo nari ifiriti nyinshi ukimara kubibona nyuma nyine naje kuzabimenya ariko nubatse urugo rwanjye maze kubaka urugo numva niho n'ubonyine hari igihe umuntu aba yaragiye mu ngo nyinshi kubera wenda ibibazo by'amateka y'igihugu cyacu ugasanga ntabwo baba bafite ubwisanzure nyine wawe rero ngeze iwanjye nariye ifiriti na bimwe kera wasangaga umwana avuga ati ninkura nzarya amandazi ifiriti narayiriye imyaka myinshi ariko kuba ko ngenda nkura ntabwo nkiyikunda nyine ngo nsigaye nikundira ubugari n'agasosi cyangwa se igitoki ntabwo nkigikunda cyane kuko nikiri iminsi myinshi ubu ni akagari n'agasosi ubundi ariko ibindi byose wenda nabirya kuko ikintu nakunda ni umuceri ikindi ni ibishyimbo ntabwo mbikunda ntabwo ndi umuceri ariko nkunda ibishyimbo ariko iyo mbiriye ntacyo bintwara ariko ntabwo mbikunda ibindi byose nabyo ariko icyo nkunda ni ubugari n'agasosi kandi ukama akagari gatoya ntume kinini ukunda kunywa iki amata nkunda amata ikivuguto inshyushyu konje nibyo ngibyo nkunda ariko nyine muto najyaga numva nyine ibihugu ibyo navugaga ngo nzanywa fanta hanyuma njye na keke twari dutuye hafi y'urusengero noneho twari tujya gusenga pasiteri akatubwira tukamukoropera muri biro wari umupasiteri mukuru cyane none nyine mukuru naragamagara akana nyine ngo inkoropere hano muri biro twamara gukoropa agahita aguha igiceri agahita agucere ngo genda ungurire fanta wayizana wahagera agahita akubwira ngo yinywe yewe urumvaga fanta iryoha kubera ko fanta se ninde mubyeyi wagira burya wagiye kukugurira fanta mu ngine igihe nakuriye ngewe ntabwo muri ajya nta mubyeyi wajyaga kukugurira fanta nyine baguhaga amata bakaguha n'urwagwa ntuzane ubushera nuko none se nk'ubu uri mu ruhame tuvuge wagiye nko mu bukwe
urabizi mu uko barimo ibyo byo kurya ibiki ugiye kwarura umaze kwarura ugiye kwicaraho abandi muri gusangira ese mu kurya urifata cyangwa uhita wanjamo ndagenda nkarura dukeya yego urifata ndagenda ngashyiraho duke hanyuma rero nkaza nkicara nyine nkatujya nk'ikimenyetso arakumwiryo just babone ko wariye nakifoto abandi usanga mu bukwe agera iyo ewana ariko hari umuntu ugeze kubimena ku myenda ahera hejuru yariye kiriya dani cyane hari abantu bajya nyine hari igihe abantu babikora hariho abagenda bagarura duke hari n'abagenda bagarura byinshi cyane ese ni iki cyagukojeje isoni mu ruhame mu gihe wari uri kurya inyama yanguyeho mu bantu inyama yangu yaguye ahagaragara cyane nyine bihita bifataho ku mwenda bihita bifataho yari mu bukwe cyane mu bukwe yari mu bukwe kandi nicaye imbere ahantu h'icyubahiro uyabyitwayemo utubwo nazamuye akitero nyine nkajya ngatwikiro nkita mpindura style y'umwitero mera nk'uziritse mu ijosi ariko narasebye warasebye watashye wumva umwaro wikwishiye kubw'amahirwe nyine bwari bimaze kugera mu masaha akuze none se ubu nk'umwitishijemo akubwiye ati hitamo indyo imwe uzarya iteka ryose waryiye cyane ndi nakubwiye ubugari n'agasosi iteka ntabwo bazabirambirwa ntabwo nabirambirwa barabikomeza ese kuva watangira gukina filime wambwira nk'urugendo rwe muri mu ncamake ibibazo wagiye uhura nabyo mu gukina filime ingorane aho wakinaga role baguhaga ugasanga ntabwo uri kumva ko wazibasha ibintu nk'ibyo ikintu cya mbere wenda nk'ibintu byagiye bintangaza cyane cyangwa byari binshimisha nyine cyangwa byagiye bintangaza ni uko hari aho nagiye njya gukina nyine nkayikina na ba bantu najyaga mbona nyine nko mu yandi mafilime bakomeye yewe umva ndikaze naho nagiye gukina nyine mbona amasanze abasitari benshi ndumirwa ndavuga ni share kanze ndebe narakanuye ndakanura koko wewe nago mbese wagiraga ngo nibyo bambwiye gukina hari sindi bubyibuke ariko nyine numvaga ari byiza mvaga ibyo n'ikintu cyantangazaga wasangaga ari abana beza nyine gusanga n'abantu basanzwe ntibahite nyine bizamura hejuru we ntabwo bakwege ko we uri hasi nabyo nyine numvaga bintangaje ntabwo ariko nabitekerezaga ikindi nyine kitangaje igihe najyagayo nkarara nasinziriye iyo abantu bampamagaraga ngo njye gukina naraga nasinziriye kumwe amashyushyu yakwishe wumva ushaka nibaza ndabikina gute ndabivuga gute ndabigira gute na gute nkazinga imyenda myinshi ukagira ngo ndimutse yo kuza kwa acting yamo gusa kandi nyine abandi babimenyerwa batwaye ishayi isanzwe nyine batwaye imyenda itari myinshi ariko njye nkapakira imyenda nkapakira habura gake ngo ntwaremo n'ibyo kuryama ubanza n'amashuka kubera naryamaga se nijoro n'abo mu rugo bose baraga bahagaze ndozi baraga bahagaze nabarazingaga nkazana imyenda muri salo nkajya nyirambika nkajya ntware ni nkayipakira nkabona imbanye nyine nkabona nkavuga ati birahagije narajyanaga nkongera nkayigarukana ngasanga nakoresheje mikeya indi nkayigarukana ariko nyine nabyo byabaga ari isomo nyine noneho bisaba kuzinduka narazindukaga kabwa ni muzinduke mu merekezi kugira ngo nyine ngere kuri taxi muzinduke mu merekezi kuko abaga ari kare cyane mwagenda ariko hari ikintu kibabaza nyine hari igihe ugenda akaguha role wayikora leta bikunanira iyo bagusetse rero noneho hari filime nakinyemo yitwaga Vanilla nakinanaga n'umugabo muri bamaye umugabo witwa Turikote kandi akaba ari umuntu nsanzwe mbona hariya afatse imana yanjye noneho uyu nguyu wenda kinana nawe gute byarangoraga gukinana nawe nyine byaramfunaga ngatinya kumwegera nari umugore we kandi nigomba kuba umugore we nyine warushye umugore w'indushyi umugore w'indushyi
kandi nkaba ngomba kumwubaha nkaca bugufi yaranigaga yaratwegerezaga nagira ngo ngiye kuburana ngarakara nyine nkajya kuburana nyine ngo mpite nanjye nshyirirwe hejuru akambwira ati oya nagaruka dayirigita akambwira ati oya nca bugufi ntagarukuye baba we nkataha numva nashize mbese niyo rore ya mbere ati dore mbese ati dore ukwasa ati dore ubwo yaba we sha bikamvura ariko nyine narabikundaga byatumye ninyuka uriya mugabo nawe n'umwana mwiza nyine nawe ndamushimiye nyine nazakibona azamenye ko namushimiye harabagendaga nyibura akambwira ati oya gira gutya na gutya ariko hari hamwe nyine ngiye kukubwira hari asekeje nyine hari aho yankuruye agenda ameze nk'uri kunkubita noneho ngeze hirya arambwira ngo nyine ngo genda uvuze induru twagiye inyuma ya kamera nyine akajya ambwira ngo uvuze induru ndabajya kubita iki ku gikuta nyine kugira ngo umve ko nkubise narasetse ndaseka ndatembaga nyine yarabyanzaga ariko narabikundaga nyine narabikundaga uwo mukobwa nawe nyine ni ukuri ndamushimira yitwa Pamela nyine afite amafilime ajya akora pe ajya yumva ko mushimira nawe yarakoze cyane pe yarakoze kubera ko nakinnye igihe kinini byaratumye njijuka byatumye ngize nakuye amasomo menshi byatumye njya no hanze abantu barambona zasagana neza abantu bambwira ko yari yaramaye role nziza yari nyine kuri njye nabonaga ari mbi babirirwa bancucuza naho n'abantu bajyaga no tukagamabuja kandi tuka rero myoko-buja uzi ko hari we nyoko-buja ari we bosi kandi uzi ko noneho muri role baguhaye ari uko kumutuka nyine ukamubwira nabi hari aho namubemberezaga ariko hari naho kandi ari we nyine ariho bosi warahezaga narahezaga kandi naheza bikaba bibi bikahita biba bibi nabwo wakumva gutinyuka bosi ukumva ni ibindi hakaba rero naho yageraga noneho hari aho nigeze kumukubita ndamubabaza nyine mu n'intoki zishushanya ariko nyine byari biryoshye byabaga ari byiza nawe namenyanye n'abandi bantu mbona byari byiza hari ahandi nagiye kujya nagiye gukinira noneho amarore mbi noneho yo kurenganya umwana wawe kandi afite ubumuga aho arangoraga wabyitwaye arangoraga nyine narabikoraga ariko nyine byabaga byarangoraga ariko narabikoraga nyine bibaza kurenganya umwana ari no mu kagare ubibona nukajya mubwira ko ari ingaruka ze ko ari uburangare ko ari ukwasama ko nyine byabaga kandi mu by'ukuri atari kunatera nyine hari aho bivuna hari aho bivuna ko hari kuva ariko nyine byari ati si ibintu ndi gukora ntazi no kubikora mu buzima busanzwe ariko nyine byari byiza abo nyine ndanabashimira abo bantu bagiye bangirira icyizere bakagwa ku kazi bakaba ku kazi narabikundaga cyane nyine narazindukaga ariko rero nyine ba bosi banjye ntabwo muheruka kumpamagara akazi karabuze narashomye mwongere mumpamagare dani mwongere mumpamagare n'ikindi rero z'abakecuru ese nize mbogamizi wagiye uhura nazo mu gukina izo filimi cyangwa izawe ubwawe wenda wenda nk'imbogamizi nagize mu z'abandi hari aho bari bambwiye ko ndi kujya gukina ndi umubikira ngomba kwambara iriya myenda y'ababikira noneho abantu bambona bakabona ko ndi umubikira bakambaza uko neza ntabwo uri umubikira ko weba tuzi ko tubona masera asa neza kandi sha buri gihe bamarore zimwe noneho nakinnye ndi umuyobozi nyine w'ikigo ndi masera w'ikigo nakubitaga abana nkagutega abagize nkabiruka inyuma nkabakubita naho nyine ntabwo byari byoroshye ariko kuba masera numvaga nyine binkanze nyine narambaraga nyine ukabona ko koko mbaye masera noneho hari igihe navuye twagiye kuri shoti kure ntaha nambaye ariko numvaga mfite ubwoba iyo myenda yari kwa nacaga bahitaga bamwe banyuba batambuka masera ariko handyoheye cyane hari nakinnye ndi nakubwiye nyine mugahenda kariza ko nakinnyemo ndi umubikira ukora mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe ko byari byiza ntabwo byari bigoye gusaba nyine mwampaye gatoya muzongere mumpamagare mume n'ahandi hanini bampaye gatoya ariko nabwo byari byiza pe nabwo barakoze ese ntabwo uteganya kongera gukora filimi zawe nyine ngiye kubikubwira rero nyine no mu minsi ishize narabikoze narabigerageje turabifite nyine ibyo gukora dufite proje ariko twari tugiye gukora hanyuma umukinnyi umwe
agira ikibazo hanyuma bituma twese duhita dusubika ariko ubundi gahunda zirahari mfite proje nshya kandi nziza nayo izajya inyura ahangaha kuri Gicari TV. proje ndende yego ni season ndende. Hari amashusho amwe twamaze gufata ubwo rero aracyari ku editingwa. Ni mu minsi mike ntabwo ari kera. Ubwo abafana bitegure umuzigo mushya. Tegura umuzigo mushya. Turahari turimo kubyitegura kandi rero twashyizemo imbaraga urumva niba kimeze nk'icyo gihe nka mbere ubuno turadukora. Ubu waramenyereye akazi uko gakorwa neza. Namenye neza ko umuntu ugiye gusimbika urukiramende nyine yabanza agasubira inyuma mo gake. Hanyuma akabona kugaruka ariko nyine imbogamizi ziba zikirimo uziko ejo bundi hari ahantu mperutse kujya noneho ari mu birori umuntu ahita ndeba arambwira ngo niko sha nyine ko ari umuntu mukuru nyine utarita ngo niko sha ngo harya uri umukomedi mukuru niko sha harya uri umukomedi nawe ndumirwa nyine mbura icyo mubwira ndakora ahandi ugera bakambwira ngo twarakubonye ngo aha n'aha n'aha nkumva nyine ni byiza unakambwira ngo nawe twarakubonye nyine ugasanga cyangwa n'utwana dutoya two mu miryango wajyayo nyine bakabikubwira nkumva nyine ni byiza abati za nzozi zanjye uko burya nzazigeraho umunsi umwe bizabimamo. Umunsi umwe zizabimamo cyane kabisa. Rero mba ndashimira nyine tugiye gusoza nasoza nshimira abantu bagiye bazireba ashimira abana ba boss bagiye bampamagara nabo bashyizeho itafari ku nzozi zawe. Ku nzozi zanjye bashyizeho itafari rikomeye pe kandi rikomeye ndabashimira dukuye ku mutima. Hanyuma nyine ngashimira n'umuryango wanjye ngashimira n'abantu bagiye bantera inkunga ntibanshe intege nabo nkababwira ngo ibyo birabareba ngo barushyire ku ruhande. ahubwo ndacyakomeje nshyizemo akabaraga ndakomeje. Murakoze cyane rero naho utaha bye bye.